ndashaka kubabwira uburyo umuntu ashobora kwirinda icyaha cy'ubusambanyi. Harya nabasuhuje, muraho neza? Yesu ashimwe. Gira amahoro wowe wakoze subscribe ku Ibuye Rizima TV, wowe ufunguye iyi video ari ubwa mbere, nawe uhabwa umugisha w'Imana, kandi nawe ukidukunda ukidukurikira, wowe ufungura ikiganiro mpaka kirangiye, ntukabure ku mwuka wera. Noneho nkuko nari mbibabwiye, ndashaka kubabwira uburyo umuntu yirinda icyaha cy'ubusambanyi. Ibyaha byose ni ibyaha, ariko hari imizi y'ibyaha. Buriya hari ibyaha bibiri bikomeye. Icya mbere ni icyaha cy'ubutunzi, icyaha gikomoka ku bintu bigendanye n'ubutunzi n'imitungo. Nicyo cyaha cya mbere cyoretse isi. Hagakurikiraho icyaha cy'ubusambanyi, ariko hari aho ugera ukabona icyaha cy'ubusambanyi kigiye kudepansa icyaha cy'ubutunzi. Nicyo gituma rero nategetswe ko ngomba kujya babwira uburyo umuntu yirinda icyaha kimwe kimwe. Uyu munsi rero tugiye kuvuga uburyo umuntu yirinda icyaha cy'ubusambanyi. Icyaha cy'ubusambanyi ni icyaha gifite umuzi muremure cyane washinze imizi. Ni icyaha cyashinze imizi kuva mu myaka y'ibinyejana byabanje. Abakozi b'Imana bagiye batandukanye bagiye bacumuzwa n'icyaha cy'ubusambanyi. Guhera kuri Adamu, buriya abahanga usibye ko tutabivuga cyane cyangwa ngo abe ari byo dukomantingaho, ariko abahanga bavuga ko urubuto Adamu na Eva bariye basambanye. Ibyo wenda reka tube turetse kubivugaho, ariko iyo wanarije samuha usanga bishobora no kuba ari byo, bitewe n'uko nta kuntu wavuga ngo bamaze kurya urubuto ngo babonye bambaye ubusa, buri muntu wese abona ateye undi isoni. Murabizi ko nta kindi kintu cyapfa gutuma wumva ugize isoni usibye nyine ibyo bintu. Anyway, icyo reka tukihorere, iby'imbuto tubiharire imbuto. Noneho ukurikiyeho abakozi b'Imana bagiye bakurikiraho, urumva icyo gihe Imana yavuye mu bantu yongera kugaruka mu bantu ku bwa Aburahamu. Aburahamu rero murabizi ko nawe byarangiye Sara amushutse asambanya umuja we, kandi Aburahamu ntiyari afite umugore umwe, ariko Aburahamu yasambanye n'umuja we, amwongera mu bandi bagore, babyarana umwana bita Ishimayeli uri guteza ibibazo na bugingo n'ubu. Ubwo ni ubusambanyi. Umanuka ugere kwa Dawidi, murabizi ko Dawidi kwihangana byamunaniye, abonye umugore utagira disipurine, umugore wa Uriya, wowe dukunda kwita ngo ni muka Uriya, ari kogera hanze atari muri dushe. Hanyuma rero aramurarikira, aramutumaho, aramurongora, aramusambanya, babyarana umwana. Birangira uwo mwana napfuye, ariko yaramucyuye kuko yari yishe n'umugabo we. Ibyo simbitindaho, ariko murabyumva ko yaguye. Icyaha cy'ubusambanyi ni icyaha gikomeye cyagushije Samusoni. Imana yari yaravuze yuko ari umunaziri, azakora ibyo Imana ishaka, ariko Delila yagushije Samusoni. Muri kumva ko ibyo ni ibintu bikomeye. Muraza kunyihanganira, iki kiganiro ntabwo ndi butinde, ni ukukubwira tekinike y'uburyo wakwirinda icyaha cy'ubusambanyi. kandi bakozi b'Imana, umuntu uzatsinda iki cyaha cy'ubusambanyi azaba atsinze, azanesha. Nimba hari umutego uhari Satani agenda atega abakozi b'Imana, ni umutego w'ubusambanyi. Murabyibutse ko muri cya gihe Balamu yari agiye we na Baraki bari bagiye kuvuma ubwoko bw'Imana. Baraki yabwiye Balamu ati ibi bintu ntabwo bishoboka, intare ya Yuda ibunze muri bo. Ariko umugome Baraki ngo agira Balamu inama, aramubwira ati ariko Balamu niwe wagiye Baraki inama, kuko Balamu niwe wavumaga. Abwira Baraki aramubwira ati rero we Baraki, ubwo wari umpaye amafaranga yawe kubavuma bikaba bidakunze, reka nkubwire ikintu kizatuma bikunda. Impamvu batari gukasirwa ngo bifate, impamvu umuvumo utari kubafata, ni ukubera yuko bari kumwe n'Imana neza, basenze, bakijijwe, bameze neza, bafite ibihe byiza mu mutima. None rero Baraki, reka nkubwire ikintu kimwe, wowe genda ujye mu bakobwa bene wanyu babamo wabo, ubabwire bambare mini, bambare mpene barimbuke, ziriya jipo mubona zigaragaza ikibero, zigaragaza amatako, zigaragaza mu ntege h'abakobwa n'abagore, bazita mpene barimbuke. Buriya isi yose irateze, Satani yarateze nyine, abakobwa n'abagore barahennye kugira ngo abantu barimbuke, barahennye kugira ngo abagabo barimbuke. Usibye ko numvishe hari n'ishyano rikomeye, n'abagore basigaye bifuza abandi bagore. Njyewe byaranyobeye.
noneho nabyumvishe bwa mbere umugore numva arambwiye ngo ariko shahu we nibwo nari nkishakanye, nari nkiri umugeni, nari nkiri umujene Marie, abarambwiye wewe ngo shahu we ngo uriya mugore wawe we ngo yaba ndi umugabo ngo ntago wari kuzamuntungana, ngo nari kuzajya nza kumusambanya. Nimutekereze abo badayimoni, mutekereze, kandi ubwo ni umugore twitwa ngo tukorana umurimo w'Imana uri mu rusengero. Noneho byanteye amatsiko, bituma negera abandi bantu ndababaza, se n'abagore mujya birashoboka ko wabona umugore ukumva nawe uramurarikiye hari ikintu? Barambwira bati bibaho, hari ukuntu ureba umugore nawe ukumva yaba uri umugabo wamurongora. Mwumvishe abagore buzuyemo n'abadayimoni, mwumvishe uburyo Satani yahumanije abantu. Umugore ngo areba umugore mugenzi we akavuga ati uriya mugore ameze neza, yaba ndi umugabo ntiyancika. Abazimu n'abadayimoni bashya. Buriya rero bajya bavuga ngo umuntu umaze kabiri yabonye igufwa ry'umuyaga. Nanjye rero iminsi maze mujye kumbaza ati se ubwo ni myinshi? Ni myinshi ugereranije, ni myinshi, ariko naho yaba mikeya baravuga ngo ntiribara mukuru nk'umuto waribonye. Njye ubu mu mutwe wanjye hano harimo ibintu byinshi nabonye, amatwi yanjye yumvishe byinshi, amaso yanjye yabonye byinshi mu gihe gito. Reka nemere ko ari gitoya maze muri uyu murimo w'Imana, mu buzima bwanjye maze kuri iyi si. Nabonye ibintu ushobora no kubaza umusaza w'imyaka 50, 70, 100 akakubwira ko ibyo bintu atigeze abibona cyangwa ngo abyumve, ariko njye narabibonye. Ariko Dawidi yavuze amagambo akomeye, aravuga ngo kugeragezwa kwanjye Mana kwangiriye umumaro, kuko kwatumye nitondera ibyo wategetse. Yesu ashimwe. Noneho rero Baramu abwira Baraki ati rero we genda utegura abakobwa n'abagore, ubabwire bajye bambara mini, bagaragaza ibibero byabo, biyepiye, bimakiye, bagaragaza amabere. Buriya bari abantu bose bambara turiya twenda tugaragaza ibice byabo by'amabere, imyanya yabo y'ibanga, bariya bose ni intumwa za shitani, bari mu kazi. Kandi hari n'abamukorera batazi ibyo barimo, kuko yabibonanye runaka. Uriya muntu wese afite uwo ari kwamamariza. Abagenti ba MTN bambara amajire ya MTN, abagenti ba Tigo bambara amajire ya Tigo. Abantu bose bamamaza. Uyu munsi turi mu gihe cyo kwamamaza, turimo turamamaza Paul Kagame, turi kugenda twambaye imipira yanditseho tora Paul Kagame. Yesu ashimwe. Bariya rero nabo bafite uwo bari kwamamariza uzabahemba, kandi nta wundi ni Sekibi Satani. Rero iziriya bazita mpene barimbuke. Baramu abwira Baraki ati genda ubategure bambare mini, hanyuma nibarangiza bajye batumira bariya bagabo b'Abayisirayeli, babatumire mu birori byabo, muri za anniversaire, muri za baby shower, za bride shower. Mwabyumvise, mu masabukuru y'amavuko, mu birori, mu bukwe, baze bicare, ntibazabavugishe. Gusa mu gihe muzajya mubona ko bahageze ujye wicara nabi. Batoza abakobwa b'Abamowabukazi kwicara nabi, batoza abagore b'Abamowabukazi kujya bambara nabi, barangiza bagatumira mu birori Abayisirayeli. Abagabo b'Abayisirayeli n'abasore bagiye mu birori byabo rimwe kabiri gatatu, batangira kubaririkira, barabatereta, barabarongora. Cyari ikizira kurongora umuntu utari uwo mu bwoko bw'Abisirayeli. Imana ntiyabemeraga gushaka mu bwoko bw'abanyamahanga, ibitewe nuko ntabwo byari irondakoko, ahubwo Imana yangaga ko bazasenga ibigirwamana abo Bamowabukazi n'Abamowabu basenga. Ibyo rero byatumye Abisirayeli batangira gusambana na Bamowabukazi, barabarongora, barabasambanya n'ibigirwamana. Bamwe babagira abagore n'ibigirwamana byabo bakajya babizana. Noneho ya ntare yari ibunze hagati muri bo ivamo. Wa muvumo wa Baramu rero burya ntabwo byarangiye utabafashe, kuko waje kubafata, ariko wabafashe nyuma y'uko bamaze gukora ibyo byaha by'ubusambanyi. Icyo Baraki yashakaga akigeraho mu buryo butari direct, ahubwo mu buryo buri indirect, donc mu buryo butaziyeho, ahubwo mu buryo bw'igihe gishize kera. Yaje kubigeraho, Imana ibavamo, amahanga arabakubita, arabashwiragiza, babura aho bajya, babura aho bakwirwa. Ya mivumo yose Baramu yabasabiraga bikanga, Imana imaze kuva hagati muri bo biremera. Reka nkubwire mukozi w'Imana, wowe na ubu ngubu mu nzu y'Imana, ahantu twakwitwa ngo ni mu nzu y'Imana, usibye ko atari byo, ngiye sinemera ko mu rusengero ari mu nzu y'Imana.
ririya ni mu nzu yitiriwe izina ry'Uwiteka, mu nzu yitiriwe izina ry'Imana, ariko dusanga ko urusengero rwemewe ari umutima wacu. Iyi niyo nzu y'Imana. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo utsemba urusengero rw'Imana, Imana nayo izamutsemba. Ngo none se mfate ingingo zanjye nzihindura umubiri wa maraya? Oya, ntibigakunde ko urusengero rw'Imana ruturwamo na maraya cyangwa ingeso z'ubumaraya. Yesu ashimwe cyane. Icyo gihe rero icyo nashakaga kubabwira ni uko n'Abisirayeli barimo iriya ntare, ntimukajye musoma agace, nyuma byaje kubafata ya mikotongera irabafata. Uburinzi bwawe ni ugukiranuka, uburinzi bwawe ni ukubana na Yesu neza. Igituma bakuroga ntibigufate ni uko uri kumwe na Yesu. Igituma bakuvuma ntuvumike ni uko uri kumwe na Yesu. Igituma bakwifuriza ntibikubeho ni uko uri kumwe na Yesu. Mbifurije kubana na Yesu. Ya ntare ya Yuda igahora ibunze mu mitima yanyu, yiteguye guhangana na Baramu, yiteguye guhangana n'uwo ari we wese wabazanaho ubuturi n'ubwesikoro n'ubugome n'ubupfapfa n'ubugoryi, yiteguye kukubita imivumo n'imitongero n'imikasiro yose babakasira mu izina rya Yesu. Rero icyo gihe nabwo byaje gushoboka. Murabizi ko umugabo bita Ahabu, umwami w'Abisirayeli, nawe yaje kugira ikibazo, ashaka Ezeberi umunyegiputakazi. Ezeberi aje azana izindi mana z'ibigirwamana. Buriya ni ibintu by'ubusambanyi byakomeje kugenda bikururuka, kandi abakozi b'Imana bose hafi ya bose bagizweho ingaruka, n'ubu tukiri guhura nazo n'ibyaha by'ubusambanyi. Icyo gihe rero ntabwo byakomeje. Hari umugore wigeze gutereta na Yesu, aramubwira ati ariko wa mugabo, wa musore uri mwiza, ngo hahirwa amabere yakongeje, hahirwa nyoko wakubyaye, hahirwa umugore uzagushaka. Atangiye kumwikundishaho. Yesu aramureba aramubwira ati umva wa mupagani we, nkubwire, ntabwo hahirwa amabere yanyonyeje, hahirwa umuntu wumva ijambo ry'Imana akarishyira mu mutima we. Haleluya! Kuko uwo nguwo azabona n'igiti cyatewe hafi y'amazi. Uwo nguwo ni we munyamahirwe. Ntabwo ubwami bwanjye si ubw'isi, ntabwo nazanywe mu isi no gushaka abagore. Amen. Rero icyo nashaka kubabwira ni uko n'uyu munsi tuvugana mu nsengero abantu benshi bararimbutse. Umuntu arakubwiriza ukabona yari afite ishyaka ry'Imana, ariko abantu bananiwe gutsinda icyaha cy'ubusambanyi. Ngiye kubabwira tekinike rero yo kurimbura uwo muzi, yo gutsinda, cyangwa izatuma nawe utabikora. Icya mbere, niba uri urubyiruko, uzirinde kubikora kugeza ushatse. Ni gute rero uzabyirinda? Niba uri n'umugabo, ni gute uzabyirinda? Icyaha cy'ubusambanyi ntabwo gikangishwa na tokasitani nyinshi. Icyaha cy'ubusambanyi ntabwo gikangishwa n'amasengesho yo kwiyiriza iminsi 100. Niyo waba umaze iminsi 200 mu masengesho, ugahura n'umugore muri mwenyine ahantu, byarangira umusambanyije, kereka tuzuye abadayimoni b'irari cyangwa atakwituma. Tekinike rero yo guhunga, yo gutsinda icyaha cy'ubusambanyi ni imwe, ni ukwiruka, ni uguhunga, ni ukwibuza kugera, kubarizwa ahantu icyo cyaha gishobora gukorerwa. Reka dusome ijambo ry'Imana, wenda twifashisha Itangiriro 39, dusome ku murongo waho wa 7, uwa 10 n'uwa 12. 39:7 haravuze ngo, hanyuma y'ibyo nyirabuja abenguka Yozefu, aramubwira ati turyamane. Maze ariyangira, abwira nyirabuja ati dore databuja ntagenzura ibyo mubikiye byo mu rugo rwe, ndetse ambikije ibyo atunze byose muri uru rugo, nta wundutamo, kandi ntacyo yasize ngo akinyime keretse wowe, kuko uri umugore we. None nabasha nte gukora icyaha gikomeye gityo ngacumura ku mana 10? Akajya abibwira Yozefu uko bukeye, ntamwumvire ngo aryamane nawe cyangwa abane nawe. Urumva ko hari hariho na gahunda y'uko uyu mugore yashakaga gukora divorce na Potifari, agahita ajya kwibanira na Yozefu bagatorokana. Iyo ngeso ni kamere iba mu bagore. Bukeye yinjira mu nzu gukora umurimo we, ari nta bandi bagabo bo mu nzu barimo. Uwo mugore afata umwenda we, aramubwira ati turyamane. Yozefu nyine amusigira umwenda we, arahunga arasohoka. Yesu ashimwe. Muri kubyumva neza?
muri kumva neza iri jambo ry'Imana. 12 haravuga ngo uwo mugore afata umwenda we aramubwira ati turyamane, amusigira umwenda we arahunga arasohoka, Imana ihabwe icyubahiro. Yosefu iyo yibeshya ntahunguye umugore akahatinda ngo ari kumwinginga ngo ari kuvuga toka shitani ndi umuheburayo narakijijwe, ni ukuri kose ntabwo waba uri umugabo muzima cyangwa uri umugore muzima cyangwa uri umusore muzima ngo ubone ikibero cy'umugore muri mwenyine mu nzu. Niyo waba ufite agakiza kameze gute, ntabwo wabona ikibero cy'umugore ngo agutereta gukoreho. Urumva yari yamufashe ngo yamufashe imyenda ye, ari kumubwira ati nta wundi muntu uri hano turi bwikize, uri buve hano ari uko wemeye ko turyamana. Urumva uyu mugore yari afite dayimoni yo gufata ku ngufu. Ni iki se cyabaye? Byarangiye Yosefu avuze ati birashoboka ko yaba yaramukozeho. Yosefu nakumva ubushagarira butangiye kumwuzura, aravuga ati nintinda hano hantu ndakora icyaha, reka nirukanke mpite mva aha hantu. Amusigira imyambaro ye. Yosefu avuga ijambo rikomeye, aravuga ati aho kugira ngo nte Kristo muri iki cyumba ndemera ntime imyambaro, kuko ninsiga Kristo muri iki cyumba imyambaro izashira, ariko ninsiga imyambaro muri iki cyumba nkajyana Kristo imyenda nzaba nyifite. Reka nkubwire, ntukemere gutakaza Kristo muri situwasiyo iyo ari yo yose. Ujye usiga ibintu byose, wemere guhomba akazi, wemere guhomba umugore, wemere guhomba umugabo, wemere guhomba akazi, wemere guhomba inyungu wari ufite, ariko ujyane Kristo. Kuko Yesu Kristo, iyo Yosefu aramuka aryamanye n'uriya mugore, byarashobokaga ko Yosefu Potifari kuza agahita bafata cyangwa bikamenyekana mu bundi buryo, Yosefu bakamufunga infini cyangwa bagahita bamwica, umugambi w'Imana utagezweho. Ariko yatakaje imyenda iyo bari baramuhaye, kiriya gikanzu nicyo bari baramuhaye. Aravuga ati ndata ibyo mwampaye hano, ndata ibyo mwampaga hano, bisobanuye ngo inyungu nabakuragaho ndaziretse, ndemera kugenda njyane Yesu Kristo wanjye twinjirane muri gereza. Yosefu murabizi ko yaje kwinjira muri gereza, ariko nabwo yageramo Imana ikamuhereza gutona, akaba umuyobozi wa gereza. Imana ikajya imwereka, ikamuha imbaraga zo gusengera abanyururu bose, akabasobanurira inzozi, bikazarangira avuyemo agiye kuba umwungiriza w'umwami cyangwa se minisitiri ushinzwe imari n'ubukungu mu gihugu cya Egiputa. Icyo nashakaga kukubwira, wa mukobwa we, nimba udashaka gusambana, wijya gusura umusore uri wenyine, wijya gusura umugabo uri wenyine, wihagarara wenyine, wiherekeza umuhungu ngo mugere ahantu hamwenyine hatabona, wikwemera ko agufata, wikwemera ko agusoma, wikwemera ko aguhobera gutyo. Umva, menya uburyo usuhuzanya. Ikintu cya mbere gituma ubusambanyi butsindwa ni ukwiyaka ahantu hose wahurira n'izo ngeso mbi z'ubusambanyi. Iyo niyo tekinike. Iya kabiri rero ni ugusenga. Iya gatatu, mu gihe cyose wiyumvishemo ko ibyo bitekerezo bihagurutse bikujemo, kubita abazimu n'abadayimoni, ushaka indirimbo uririmbe, ushaka Bibiliya usome, ushake cyangwa urebe undi muntu umukozi w'Imana umuhamagare wo muziranye, ibyo bintu bizajya bihita bikuvamo, wigire mu bindi. Ibi bintu byicwa no kubiha ibitekerezo. Hari abantu bakora amakosa yo kureba filime z'ubusambanyi, ukirwa ureba za pornogarafe, ntabwo wabura gusambana cyangwa ngo wikinishe uramuka ureba ibyo bintu. Soma ibitabo by'iyobokamana, ibyo bintu humura ntabwo bizakunanira. Muvandi, hari abasore babeshywa n'urubyiruko rubeshywa ngo nushaka utarabikora bizakunanira. Njyewe ko bitananiye se, nanjye nashatse ntarabikora, ariko nanyuze mu bigeragezo byinshi, ariko mu bigeragezo byinshi nanyuzemo, ikintu cyambashishije ni kimwe, nanjye ni ukwiruka nkabibisa. Icyakora hari n'ibyanjeho ntafite uko niruka, ariko ndashimira Yesu ko icyo gihe yaneshereje. Rero njye narinze nshaka ntabikoze, kandi ntago byananiye. Mu nyigisho z'abageni, pasiteri arabibigisha, akababwira ukuntu bigenda. Nubwo wenda menye ibanga, ariko munabimenye. Ndashaka kubwira abasore b'abakristo mu nyigisho z'abageni, kuko baba bazi ko hari abasore bashaka kuba baririnze baritonze n'abakobwa. Pasiteri ababwira ukuntu bigenda, kandi iyo mubigenje uko pasiteri yababwiye bimera neza, urugo rukubakika neza. Ubu se sindwubatse, maze imyaka irenga 5 nubatse urugo iri hejuru y'5. Yesu ashimwe. None se ubwo ngubwo reka mbabwize ukuri, hari ikibazo nagize? Nta kibazo nagize. Ibintu bigenda neza mu izina rya Yesu.
Noneho rero abo badayimoni babashuka ngo mujye gusambana rubyiruko, ndabatangariza ko uko usambanye hari abadayimoni bava muri uwo muntu musambanye bakakujyamo, n'abawe bari bakurimo bakamukuvamo bakamujyamo. Iyo usambanye n'abantu 10 hari amadayimoni 10 atandukanije karite, atandukanije ubwoko, atandukanije imyumvire aba atuye muri wowe. Niyo mpamvu uzanashaka ariko ukabona kunyurwa n'umugore umwe biranze, kunyurwa n'umugabo umwe biranze, mugahora muserera usambana, uwo uhuye nawe usambana, Imana ikaguhamagara ikaguha impano ariko ubusambanyi bukakunanira. Oya, ibyo ngibyo ntago ari byo. Niba uzi ko wari no muri izo ngeso, guhera uyu munsi utangire wibuze abantu muganira ibyo biganiro, utangire urebe bariya abakobwa bose biriya mitego yose, aba bakobwa bambara mpene barimbuke bose ubarebe nk'imitego ya shitani. Ubu nanjye nicyo kinshoboza kuba muri iyi Kigali ndimo, ni ukureba bariya abantu, iyo mubonye mpita mbona ko ari umutego wa shitani. Niyo mpamvu buriya njye niyo wakuramo uko waba umeze kose, niyo wakuramo ukanza imbere wambaye ubusa, sinshobora kukurarikira kuko mba nkurebamo dayimoni, mba nkurebamo shitani. Amabere yawe ntacyo ambwiye, ibibero byawe, intege zawe, ubwambure bwawe ntacyo bumbwiye, kuko narangije kumenya kuri shitani. Uri umutego wa shitani, uri umushibuka wa dayimoni. Rero ntabwo ngiye ibyo bigize icyo bimbwira. Rero bene data, aba bagore n'aba bakobwa mubarebe nk'imitego ya shitani, mubarebe nk'abanzi b'umusaraba, mubarebe mwirebe, mumenye nubwo baza baseka, bafite inseko, indoro bareba, ingendo bagenda, imvugo bavuga, ariko iriya ni imitego yose ya shitani. Zira n'ikirimbuzi, zira n'imisire z'abadayimoni zitabye mu butaka mu buryo bw'umwuka, zishaka ko mukandagiraho abazimu bakabashibukana imitego ikabafata. Mube maso musenge kugira ngo mutagwa mu moshya. Rero nizo tekinike. Icya mbere ni ukureba umuntu wese ushaka kukujyana mu marari y'ubusambanyi, ukamureba nka dayimoni, ukamureba nk'umutego wa shitani, ukamureba nk'umwanzi wanga ko ibyo Imana ikugambiriyeho bisohora mu mahoro, ukamureba nk'umwanzi uri gushaka kukwangizanya n'igisekuru cyawe kizagukomokaho, kuko icyaha cy'ubusambanyi kigukururukaho, kikakugiraho ibibazo, kikagira ikibazo ku bana bawe, kikagira ikibazo ku mwuzukuru, kigakururuka mpaka ugasanga ibintu bibaye karani, ugasanga ubyaye ikinyendaro, ikinyendaro kikabyara ikindi, ikindi kikabyara ikindi. Sinzi ukuntu basigaye babita, mu mbabarire kubw'imvugo nkoresheje, abana bavutse ngo mu buryo budateganijwe niko babita. Ugasanga nyine ni uruhererekane, cyangwa ugasanga guhera kuri wowe warashenye kugeza ku buzukuruza bawe bose ntawe ujya usaza ari mu rugo, mwese muri abadevorose, mwese mutingo, mwese murahukana. Ibyo bintu, iyo midayimoni, iyo mizimu niba yaragiye ibinjiramo muri icyo gihe. Yesu abagire neza, ntabwo nshaka gutinda kuri ibyo. Ikintu ukura muri iki kiganiro ni uko ugomba kumenya ko Satani, umutego mukuru wa shitani akubitisha abakozi b'Imana, uwo mutego nta wundi, uwa mbere ukomeye n'ubusambanyi, uwa kabiri ukomeye n'ubutunzi, tuzawuvugaho. Ariko ubu busambanyi wo kuri iki gihe niyo turufu iri kurya abakozi b'Imana, ikabamara, ibamariye ku icumu, ibamariye ku ruconsho, ariko Yesu Kristo abatabara barengere bene data. Amen. Ubwo simbabwiye tekinike n'uburyo. Yesu abagire neza. Wowe rero umaze gutwarwa n'ubusambanyi ukiri mutoya, hari n'ababyeyi bakora amakosa, ukareba umwana w'imyaka 2, niba uri umugabo n'umugore mwubatse, ugatinyuka kubona umwana, guhera ku mwana w'umwaka, biriya bintu mushobora kumukorera mu maso ababireba, kandi biriya ni ukumuhumanyiriza ubwonko, biba biri kumujyamo bikamucengera, akura ari agasambanyi cyangwa agasambanyikazi byanga bikunda. Mwababyeyi mwe namwe mugira ubwenge. Ejo bundi nabo akana k'imyaka 8 kihererana utundi twana tw'udukobwa tw'imyaka 3, 4 kagatangira nyine, urumva ni akana gafite nyina w'indaya, ariko kihererana utwo twana, gatangira kuduhereza igitsina cyako ngo akoreka mbyihorere. Mwababyeyi mwe mumenye uko murera abana banyu. Umwuka wa dayimoni w'ubusambanyi umeze nabi, ariko imwe muri tekinike zo kubirinda ni ukureba ushaka kukujyana mu ngeso z'ubusambanyi nk'umutego wa shitani. Icya kabiri, uwo mutego bawucika gute? Bavamo bakiruka. Aganira ibiganiro biganisha aho ngaho, vamo wiruke. Ukibona winjiye ahantu bishobora kubera, cyangwa ushobora kumva hari akantu kaje, hita uvamo wirukanka, igira vuba. Nutabikora ibyo uzaseba, uzandagara, uzakorwa n'isoni. Imana ibabarire, ibagirire neza, Imana ibatabare. Munyemerere mbasengere, Imana ibatabare. Nabwiye ko iki kiganiro kidatinda,
ariko niba uri umunyabwenge wite ku iherezo ryawe, kuko satani, iyi si yose irateze, ni imitego ya satani gusa. Mana, mu izina rya Yesu, uyu musambanyi ni umusambanyikazi, nisha umwuka w'ubusambanyi n'irari n'umuriro utazima dayimoni yacanye mu mibiri y'abagore n'abakobwa. Uyu mwuka w'abadayimoni wo gutuma abadayimoni bambika abantu ubusa ndawutwitse mu izina rya Yesu. Abantu b'abanyarwanda n'abanyarwandakazi bamenye kwiyambika, bikwize iyi myuka mibi yo gukwirakwiza ubusambanyi mu maso y'abantu, ndayitwitse mu izina rya Yesu. Ubusambanyi bw'uburyo bwinshi bugiye butandukanye, bw'inzira nyinshi zitandukanye zaje, ndabutwitse mu izina rya Yesu. Mana, tugire neza, dutabara, turengere, twiteho mu murimo wawe, wirukane mu busambanyi aba bahanuzi basambana n'abahanuzikazi nabo bahanurira abakozi b'Imana basambana n'intama, aba bashumba basambana n'intama, ndatwika uyu mwuka w'ubusambanyi ushe. Mana, zitera itorero ryawe, z'itorero ryawe mu izina rya Yesu. Urakoze kuturengera ukatugira neza mu izina rya Kristo Yesu, amen. Shalom, muhabwe umugisha n'Imana. Wowe wakoze subscribe, Imana iguhe umugisha. Niba utarayikora yikore uyu mwanya, tujye tubana ku Ibuye Rizima TV, ntabwo uzahomba. Ubutaha nzagaruka mbabwira ikindi tuganiraho. Imana ibahereze umugisha. Ngiye mu ivugabutumwa, murabona ko namaze no kwambara, ubu ngiye gukupa iki kiganiro mpita ngenda, ariko nabujijwe n'umwuka kugenda ntagikoze. N'ikimenyimenyi ntabwo nkeditinga, ngiye guhita gishyiraho gutya. Rero Yesu abahe umugisha, abagire neza, barebe neza, kandi icyo Umwuka Wera akubwira ku Ibuye Rizima ugikore. Ndabakunda. Shalom.